Ndabasuhuje yemwe mbahaye ikaze ku Rwanda TV. Nizere ko aho muri mumeze neza kandi ko muri namahoro. Nizere ko Nyagasani Imana yabashije kubashira inzira ibintu bikamera fresh muri rusange. Uyu munsi nje ngo tuganire barokore bene data, ba Kristo bene data, ba Islam bene data, ba ikaze ngo tuganire cyane ku kibazo cy'umuvuga butumwa wacu n'ubundi we ukora ivuga butumwa mu itorero rya ADPR. Nasabye inshuro nyinshi ngo uyu mugore ahagarikwe muri ADP, atengwe muri ADP, gusa kumvikana biba ibindi. Mu byagaragaye n'umubano we na ADP si mwiza. Mu bigaragara umubano we ku Karubanda nawo si mwiza. Ibigaragara imbuto yera size umugore w'umukristo kazi. Nyuma yo kuba yarafashe ijambo rirengereye arenzaho n'ubwishongwe no kwijugunyura biruta ibindi byose. Ni munyemerere mbere kugira ibindi mvuga nifashishe aya majwi nyesha mugenzi wacu ukora kuri channel ya TV bose babireba, watutswe akandagazwa n'uyu mubyeyi nyuma yaho agaragarije impande zitari nziza ku bintu akora cyane muri uyu murimo dukora wivuga butumwa umunsi ku wundi. Nyuma yo kwandarika abana sintinya kubivuga, nyuma yo kwishongora kwijugonya ndiyo bitandukanye, uyu mugore yifatiye ku gahanga uyu mugabo umubyeyi mugenzi we aramwandagaza kugeza nahabona ko mu mutwe we nta kintu kirimo, kugeza hamwitinjajugwa bujejwa buri. Reka twumve ayo majwi nayumvishe ndarakara cyane, ariko sinarakara byo gukora ibi. By the way, buriya urakaye neza arakara ko sorwa murakaje, ntago arakara ahimanwa n'uwamurakaje. Umva ayo majwi ndaje mu kanya dusesengure dusasanure imyitwarire ya mama Charlene Evangeliste. Biramutse bishobotse yasubizwa ku gice akajya kwiga igice akongera kubatizwa bundi bushya, ko yataye imbuto ya Gikristo ntagakira umukristo. Umva ayo majwi nge ndaje mu kanya. Ese kuvuga ngo mpabana banjye uburere bukeya, wowe umwana uzabyara cyangwa wabyaye uzavuka gasanga se yacuruzaga ubusutwa n'ubujajwa, azakubaza iki? Mbabarira umbwire. Nanjye ni filime. Ibaza umwana wawe uzavuka agasanga wakoze ibiganiro, ubikora ku bagore, ubikora ku bagabo, ubikora mu bantu bose utarobanura, kandi ukareba ibintu nk'ibyo. Wowe umwana uzabyara azavuga yuko se yacuruje ubujajwa n'ubusutwa. Muri iki gihugu cy'u Rwanda nta bindi bintu bicuruzwa byagirira abanyarwanda akamaro. Ibyo se buri kwerekana ni iki byazamura ku rubyiruko? Ni iki byazamura se mu gihugu cy'u Rwanda? Ni ibiki? Ese ubundi nta kamera ugira, nta muntu ugufasha, nibura wazanakodesheje. Kuki abandi bavunika bajya gushaka inkuru, bakajya mu byaro bagakata bakazenguruka, hanyuma wowe ukajya gushaka inkuru mu nkuru z'abandi? Erega nabyo bigaragaza ubushobozi buke. Nakubazaga ngo wize amashuri angahe, kuko nabonye mbona ibintu ukora n'ibiganiro ukora nkumva biranyobeye. Amashuri yawe kabisa ushobora kuba warize nk'abiri, ntago rero ari byo. Ikindi nakubwiye ko ngewe ndi cyuma, simvunika, naho wangondamisha sinagondama, ndi urutare. Nge ndi urutare, uzamvuga nge niyongera ibiro nzamuke, kandi nzajya ndenga uhinguka, ntuteze kunshyikira. Ngira ngo mu biganiro nk'ijana umaze kunkoraho nibwo nkubwiye aya magambo. Ikindi ujye ubara amafaranga wakuye mu nkuru zo kumparabika no kumfata uko ntari. Ayo mafaranga ntayo uzarya. Buriya gucuruza abantu nkanjye ukabacuruza muri ubwo buryo ni ukwikururira umuvumo. Sinkubujije gukomeza curuza, ariko umenye ko ayo mafaranga azaguhombera kandi amaso yawe azabireba. Untera ubwoba se? Waritegereje mama Charlene ubona ni umunyabwoba? Mama we, naho waba ufite mashini gani, nge nta bwoba ngira, kubera ko ari umwuka mpumeka, ntawe uwumpa. Ubuzima bwanjye n'abana banjye icyo nabakoresha cyose
ninjye wababyaye kandi nimba ndi kubacuruza ninjye wabaranguye. Hanyuma nibikubabaza ufate ibimenyetso ubijyane muri ribu ubabwire ko nacuruje abana banjye. Uri kunyumva? Nta soni. Ariko narumiwe koko. Uzi ko wabonye ibyo ucuruza? Abana banjye se ahubwo abana bawe bateze kuzashyikira abanjye? Abana bawe ntibateze kuzashyikira abanjye. Uzaze ngo ikiganiro urebe aho barara, urebe uko barya, urebe nuko babayeho. Uzasanga ari abana bafite viziyo kandi bafite umurongo ngenderwaho. Naho iryo ese ubundi reka nkubaze, abo bana banjye urinda ubagirira impuhwe? Urinda ubagirira impuhwe urabatunze cyangwa urabashinzwe? Nimba ufite impuhwe wazagiye Nyabugogo ukajya kureba Marine ukazifasha. Mbabarira umbwire. Erega ntago wagirira impuhwe abana banjye utazigiriye abawe. Bazasanga waracuruje ubujajwa ngaho ngo ba Knowless ngo ngaho ngo bande urajya kuvuga mama Charlene wowe ubona uzangezaho. Reka nkubwire, uzangenda inyuma kugeza mpfuye no kugeza nawe ubwawe upfuye nawe kandi urabibona. Ubundi se reka nkubaze, ubu koko nka buriya bagiye nko gushimira abantu bakora inkuru, nk'ubu hari umuntu waguha igikombe? Nta n'uwakugurira icupa ry'urwagwa rwo mu giturage, nta n'uwarugura. Wajya ukora ibintu nimba ari n'amafaranga ushaka kurya, wagiye ukora ibintu bizatuma urya n'amafaranga yawe nta nduri iguhagaze hejuru. Hari ugukorera amafaranga ni kimwe, ariko no kuyakora kugira ngo uyakorera kugira ngo yarye nabyo ni ikindi. Uzajya surya ari uko waharabitse abantu, urye ari uko wakomerekeje imitima y'abantu. Wenda ngewe ndi icyuma, nushaka kuri nimero zanjye uzandikeho icyuma. Nge ndi icyuma, umutima wanjye namabuye kandi warabibonye. Ariko hari abantu ujya ukomeretsa benshi, abo uhimbira inkuru, abo ubeshyera, ubujajwa wirirwa ujya gutabira ahantu hose. Ushaka kumbwira ngo imibabaro y'abantu wirirwa ucuruza kugira ngo urye. Urabona ayo mafaranga uzayarya? Uzayarya wicara uyarye utuje n'imivumo y'abantu. Mwagiye mushaka inkuru zakubaka igihugu, mugashaka inkuru z'ingirakamaro. Ngewe nta kibazo, ariko umenye ko hari abandi boroshya imitima ujya ubangamira. Ntukabeho mu buzima bwo kubangamira abantu kugira ngo ku kwezi uhembwe. Erega ibyo nigisha nakigisha neza, nakigisha nabi. Ntago nigisha nicaye ku ntebe wanguriye, iriya kamera si yawe. Imana mvuga ntago uri umuvugizi wayo, si wampaye umurimo, ni wampaye umuhamagaro. Ndumva naho nayivuga nabi, ntago uri umuvugizi w'Imana. Muramwumvise mbere na mbere umubyeyi. Reka tuve mu ivuga butumwa. Ubundi umuntu utagira discipline akenshi abura uruvugiro. Ngo ikaze wowe dukujya ku Rwanda Sadik meze neza. Ndashima. Iyo ndakajwe n'umuntu uri gutoba ijambo ry'Imana nibagirwa ko ndi kumwe n'abandi bantu. Kuko tubaye kubw'ubuntu bw'Imana. Hari uburyo umuntu akosora ikintu wenda yumva cyakana akanagaragaza akababaro ke, ariko bitari mu bwishongore, bitajemo kuba umuntu yasibya mugenzi we ku rwego nk'urwo ngurwo. By'umwihariko noneho mu gihe ari gukosorwa, umuntu utemera gukosorwa burya ni wa mutwe umwe wigira inama yo gusara, ariko bivuge kujyana indero yo gusara. Sibyo? Reka ngire wenda ikintu kimwe mvuga hano. Ubundi iyi video yashingiye kuba yaranenzwe kuba yaragaragaje umwana we muri video. Narebye filime. Reka nkubwire amatariki neza tugende dukoresha n'imibare n'ubundi. Reka dukoreshe imibare mu nyangane gato nagira ngo n'ubundi ibintu bisobanuke bijye ku murongo. Ndetse uyu mudamu aba muri hafi, mwifate mu mukosore. Kandi mu mukosore mu buryo bw'ubwenge, mu buryo butuma asubira ku murongo, bitandukanye n'uburyo bw'umwuka ugize buboneye fresh. Sadiya nguriri. Okay. Hashize iminsi 6. Ubwo bisobanuye ko ari ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10. Ku Karubanda twakoze inkuru igira iti amahano. Mama Charlene yambitse umwana ubusa muri filime akinisha. Ndebera ibibaye urumirwa.
yego le 17 octobre 2021 2021 mugenzi wacu ukora kuri TV bose babireba yabonye inkuru twakoze abona ni inkuru nziza kandi yanengera hamwe uyu mubyeyi akanengeka koko maze kuri iyo tariki twayikoze mu gitondo ku mugoroba w'iyo tariki nawe ashyiraho iyo nkuru ivuga ngo mama Charlene yasaze ko nta kabazo yambitse umwana be ubusa muri filime akinisha ashaka views kuruta Yesu birakomeye pe iyi video twe ku karubanda dutekereza tugitekerezo cyo kuyikora ntago no muri deba twakoze ngewe na Sadiki ntago twayikoze tugambiriye gusebya guharabika cyangwa se gutaranga uyu mubyeyi ko mbere na mbere twe twubaha umubyeyi none ufite abana by'umwihariko w'igitsina gore ngewe mu hame yanjye ngewe nkunda abagore nkanabubaha cyane ntago naharabika cyangwa se ngo mvuge nabi umugore mbazi neza ko nimba mvuze nabi uwo mugore hajemo n'uwanjye yemwe na mama wanjye yego niko ngufata twakoze iyi nkuru tuyitegura nka timu yacu yo ku karubanda tugamije gukebura uyu mubyeyi ndetse n'abandi bari mu mujyo nk'uyu nguyu cyane ko by'umwihariko nk'umubyeyi ufite abana agomba kurera twatekerezaga ko hari inzira nziza yakoresha abana be bitarimo kubambika ubusa cyangwa se kuba yatesha abana b'agaciro nubwo byitwa ko ari ukubashakira umugati yego turangije nibwo bose babireba nyine yibonye niko kazi dukora turasayidirana natwe twifashishije amajwi ye turamushimira cyane kuba wenda nta kibazo bizateza mu kuba twakoresheje amajwi ye nawe nk'umuntu wifuza kugorora ibyagoramye kugira inama no gukebura akora iyo nkuru muri uwo mujyo ataka yaje kuri bose babireba kuri cyogere mu nkuba ndanamusuje cyane twakoranye igihe ataka yaje kuri we kuruta ku bindi byose ataka izimwataka mu buryo buri negative mu buryo bwo kumusebya mu buryo bwo bwishongore mu buryo bwo kongera kwiyemera mu buryo bwo kugaragaza kamere mwumvise aya magambo ya Charlene ndayavugaho mu buryo bubiri ntago ari ijambo ry'umubyeyi ntago ari amagambo y'umubyeyi ni cyambere urereye u Rwanda icya kabiri ubwo najya nsobanura buri ngingo icya kabiri ntago ari amagambo y'umuvuga butumwa kazi ampliso muri ADPR icya gatatu ntago ari amagambo y'umugore ukwiriye umugabo areka bende mere kuri iki cyanyuma niba umugore yifata agasomera umugabo utaruwe atanazi akabikora mu ruhame uratekereza akarengane no kugorwa umugabo abana mu nzu yahura nako ni ikibazo bari kumwe babana mu nzu umunsi ku ngo abana n'abanjye bafite uburenganzira ahubwo ikibazo cyajemo turi gukora iyi nkuru turi kuyibaza abana bari munsi y'imyaka 18 mama Charlene uburenganzira afite ku bana nibwo burenganzira umugabo we afite ku bana bivuga ko baratandukanye ntabwo babana ikibazo cyaba kiri kuza ese mu buryo bwo gukinisha abana filime mu buryo bwo kuba role yo kuba umwana yakambara ubusa muri video cyangwa muri filime yagishiye inama papa w'abana donc reka abana bivuga hiki ibigaragara muri iyi video mwihangane uyu munsi ndakoresha amagambo akomeye atarimo gusesereza nyine nasobanura neza ukuntu ibintu biri ni ukuvuga imnuza mu mazina yayo yego mu buryo ubwo narebyemo izi filime ntago mama Charlene yambitse bari abantu ubusa agamije kubambika ubusa bwari ubujiji bwabaye muri costume mu babambika muri costume yego mu myambarire nyine yabo muri filime hajemo ubujiji noneho buhumira no mu bwa director ari nawe producer bashe kugaragaza ubuzima bubi umwana bayemo nibyo twakoze muri video kugaragaza ko umwana bayeho nabi kugaragaza ko yambaye ubusa ushobora kwambara inshabure yashabutse sibyo ariko ugasanga umwana agiye azirika kugira ngo ibere ritajya hanze noneho muri iriya video ho
umwana yakitingaga mu buryo bunagaragaza kenda yambariyeho imbere ya cya kijipo kinini. Ntabwo byari papasi yo kugira ngo yerekane ikibero cyane kandi byari ubujiji mu miyoborere ya filime ndetse no mu myambarire ya filime. Nta kibazo cameraman afite brother. none se cameraman let me tell you bro, uza akazi ka director. Director bahagaze inyuma, director hagarariye abareba filime twebwe, yego sibyo? Ahagaze inyuma ya cameraman, ahagaze inyuma y'abacteur. Nuvuga ngo aravuga ngo acteur hagarara hangaha ukoresha igituri kimeze gutya na gutya. Yemwe na mbere kwambuka no kwambuka abari wanditse iyo filime, aravuga ngo mwambare uku nuku. yego Cameraman akazike no kujya kuri set director ngo action, amubwira ati gufata close up n'ibindi nk'ibyo. Yasanga iyo shot ipfuye akavuga ati musubiremo iyi shot, hano yabanje akaguru katariko. Yego uri kubyumva? Naho cameraman afite anahuriye no gufotora hagati y'amaguru no gufilma hagati y'amaguru y'umwana wa Charlene. aho ngo turemenya ngo ari amakosa ya ayo ni amakosa ya director wari kuri set. ari nawe utegura imyambarire ubwo ngo kuko niwe wandika na filime. Mu Rwanda regamande turakenye ikimanzu kibuke costume abide director kandi ataguze ayisaba umukinnyi. Cyo ndabizi nagiye ku maseti menshi cyane. Mbese byose byizana mu director akenshi abari script writer, ari ndetse one script akabuni kuri set abayobozi bahari ni babiri. Director hagiye usanga assistant director ari n'umukinnyi cyangwa satana hari akari na cameraman, ugasanga kandi na director usanga ni na producer, usanga ni producer ari n'umukinnyi nawe actor principal ahanini biri nko muri filime ubu ngubu kwa Charlene. Icyo reka duse nk'abakirenga twinjiye muri aya magambo sasa rero. Cyambere nari mvuze nta igitsure cy'uyu mugore kuva na mbere sinuyu munsi ushirika isoni bingana gutya. Ngewe Janvier umusinga wihaye utari umusigano. Urarahiye? Ndahiye imbere y'Imana ko umugore nshege nk'uyu nguyu ntabana nawe. Uwo ni nge wenda we wabyihanganira. Impamvu ndi kuvuga ibi bintu maze imyaka myinshi nzi uyu mubyeyi, nanamukurikirana umunsi ku wundi, biganira atanga umunsi ku wundi, n'umubyigisha atanga. Even me yarampamagaye nanjye, yarantutse ndabyibuka bwa mbere nyiba kuri bose babiri, yarampamagaye arantuka aransomera byatari. Ikibazo cyaba none se nimba we avugisha ukuri akamuri ku mutima, hari n'abantu bavuga amarangamutima yabo nimba babaye yahita bikwerekeraho. Hari ibintu ugomba kumenya. Uburakari umuntu afite niba ukwiye kumuvugisha amagambo adakwiye. Please noneho ahana zineza ko icyo kizamukurikira. Ikigaragara cyo muri aya mari kandi buriya sadina ngo ko tutarakara. Imyakarire yacu tugira limite yabyo. Man ngiye zimisa amajama banyataka kugira ngo mvuge. Ababangu mankurikira barabizi. Ndabasuhuje. Man banyataka kugira ngo mvuge. Ariko nareba ubwenge bwabo nkabona nago ugiye kugira icyo bivugaho. Tumeze aho twari turi. Ahubwo ngiye icyo mbona context iriya nkuru yakozwemo n'uburyo Charlene yabifashe biratandukanye cyane. Bitandukanye gute? Reka urakomereza aho hantu. Babikoze bagamije kumukosora, bagamije kumubwira ikitagenda, ahubwo we nk'umugore wahari udashinga kugirwa inama. Yego. Utumva ikitagenda ngo abe yagira gutya ngo agikosore, we ahitamo kuzamukira hejuru. Yego. Noneho aganisha ku gutuka umugabo, anamwita umusazi, amwita iki? Ntago ari umugabo we mubyibuke. Wakoze iyo nkuru. Ntago ari umugabo we. Gwakibageza umugabo we noneho. Reka ngurugiro aho abantu warumubwiye gutyo. Urwaye ikibyimba ku kibuno. Umuntu akagukanda ku kaboko. Ukananyira ukagusha ikibuno. Igihe wataka cyane ni hehe? Igihe wawe unyereye. Ugushira cya kibuno. Kuko hamwe bakanze cyangwa se hamwe yandwara niyo ituritse. Niyo hababaye. Ni cya kintu niyo gituritse. Kimwe urufite nicyo gituritse. Kuruta akaboko umuntu agufasha gutya gushigiza gutyo kumva ibintu biri aho ngo bisanzwe. Sanzwe nari. Uyu munsi impamvu uyu mubyeyi yarakajwe n'iki kintu nabo yasuye inyuma ko karireba. I know. Kuko muri video twakoze murabyibuka narabwiye ngo murebe n'impamvu yataninze off comment.
iyo video bakoze ntabwo yemeye gutangwa ibitekerezo ngaho nyumvire icyo kintu uri kucyumva kwa kwanga birashoboka kuko nayibonye hashize iminsi birashoboka yuko haba abantu bamunenze kuri iyo video akabona atagisiba kubw'ubucuruzi akavuga ati reka ndekere mfunge abakomeza kunenga agataninga off za comment noneho twakora iyo nkuru akabona ibintu n'ibyo za Rwanda zabonaga bose babiri yabikora kuko aturusha audience kugira ngo imugeraho biranoshye cyane anamukurikira cyane yagikora akabona koko bibona bya wa muntu yakoze bose akaba ari cya kibyimba twamenye dusigiriza gutya we yakigeramo akakijanjura yamara kukijandura nyiracyo agataka akavuza induru yamara kuvuza induru yandura akayivugiriza kuri abasafi bose babireba tugaruke ku kindi cya kabiri tuvuga ko Charlene ni umuvuga butumwa sibyo umwe mu bantu babwiriza ubutumwa bwiza buganisha ku kwegera Imana kukugana Imana biganisha no guhindura umuntu muri amajwi twumvisha mu buryo yavugagamo mu bwishongore n'ubukakara afite burimo ko kamera ahavugira mikoro abwiririzaho ibyo n'intebe yicaraho mu rusengero atari iby'uwo musore n'uwo mugabo wakoze iyo nkuru urabyumva yego mu bushongore bwe n'ubukaka muri bwa bwibone bwe agarutse none no kumwuga akora umunsi ku wundi ujyanye n'ivuga butumwa yego tugaruka kuri filime tunenga filime twaravugaga ati uyu ni umuntu w'umuvuga butumwa ufite icyo amariye sosiyete urumva umubyeyi byibuze muri ADPR turabizi ko hari amahame habaho imyenda runaka dress code runaka umuntu aba atagomba kujya munsi ngo yambaye nabi yambaye neza hari imyenda hari uburyo ugomba kwambara muri ADPR cyane sibyo nk'uyu muvuga butumwa rero ushishikariza abo bantu uba muri ADPR ushishikariza abo bantu kwambara neza bakikwiza mu buryo bwo kwegera Imana no mu buryo bwo kumva ko baje mu kiliziya bataje kugusha abantu niwe twabonye noneho ku rundi ruhande agaruka noneho akerekana umwana we mu mashusho urumva bigaragara ko ise w'umwana ntabyo azi sibyo uwo ni umwanzuro ku giti cye yifatiye yitwa ngo ari gushakira umugati abana ariko mu gushakira umugati abana arimo arabandarika ashyira abambika ubusa ku karubanda bwa butumwa bwe wa muvuga butumwa twari dutegereje tuhita tuvuga ati se ibi ngibi nibyo yigisha noneho mu rusengero noneho tugaruke kuri video mu byo kwishongora Charlene mu byigisho bye byinshi akunda kuvuga ari umuntu utanga ingero ariko noneho zigarukaho zivuga ikibero cyiza Imana yangiriye neza sibyo bana ijambo yavuze iryo jambo yavuze nabonye ko abenshi Imana tubabeshyira ko akora turi bakorera hari ibintu bibiri ngewe byanyeretse sinzi tu ibaze kugira ngo umuvuga butumwa akazi yirata ajye kwirata ikibero yahawe n'Imana nyine atabigizemo uruhare nta kidasanzwe yabikozeho kuba ari mwiza ni mwiza pe ni mwiza pe ariko ngubwira akantu mu Charlene niba no kunyumva niba utane kunyumva bakagushyira ubwiza bw'umukobwa bwo umwinjizi bwami ariko ubwenge bwe nibwo bugina igihe azambara ikintu cyatumye Satani ava mu ijuru ko murambikubwira no ubwibone buganisha ku bwiza ubwiza bw'umukobwa yaravuga ati ngendemye mu muriro ngenduwamira icyondo gute biri kubyumva mu Charlene niba ngo ngende mwiza kurusha reka mu Charlene banza yumva iki kintu ubwiza bwe afite rwose ni mwiza ushobora kumugeza kuri bwamuzaniye igikundiro ariko ubwenge azakoresha nibwo buzamufasha kugumana cya gikundiro ndetse no kucyongera ako by'umwihariko uyu munsi akoresha amagambo ari mu bwenge ntabwo dore mpamvu ndibuvuga iki kintu munyihanganire ntabwo ari kuvuga na mubyeyi murabizi ko n'ababyeyi ariko manze mu nyumbe neza abankurikiye nimumfate na cyase ngo mu nyumbe nabi wenda unyumva uko ubishaka by the way it's up to you uyu munsi ari ingingo ebyiri nayinsigaje nasoza ndaza kuzikomerezaho uyu munsi niba umugore watanze ubuhamya avuga yuko yaryaga bigoranye akatubwira ko yirukanwe mu nzu yenda kumugwiraho umuvuga butumwa mugenzi we akatubwira ukuntu yari yarumye kubera inzara uyu munsi Imana ikamukura ku cyasha ikamwicazanya n'ibikomangoma akamushyira kuri alitari akavuga ari kijya yamara kumwicazanya n'ibikomangoma
agafata voice record imuvuye ku mutima akabwira umuntu ngo uzaze mu rugo ngo ikiganiro ureba abana banyu ukuntu bayeho n'ahantu baba urebe ko bahura n'abana bawe wa muntu uzi ukuntu bwabo wa muntu uzi ahantu babana bavuye ari ndahekana atabona uko azigaburira atanazikorera icyo kintu kibuke uyu mugore kuva mu masengero mu by'amasengesho bura n'ubukene bwinshi urugo ruhura na rugo n'ubujiji buri mu bagore b'abarokore by'umwihariko binatuma n'ingo zisenyuka z'abarokore akicara ngo data wa twese arabizi Imana ifashije bro ntabwo Imana ifasha umuntu urera amaboko uyu munsi Imana iri kumumuhisha kubera ko yabashije gufungura aka YouTube channel akajyana bamukurikira akabona iyo kamera yiratana akayigura yamara kuyigura muri recording ibiganiro agashyiraho umwana akora film n'iki YouTube ikamwishyura akabona tunga babana n'ubwenge yagize aho ngaho Imana yahaye umugisha muri cyagiye cya mbere cyashize bwa bukene yari arimo nta support imwigeza butangamo mu mbabarire mvuge kino kintu nyine uwo gikomeretsa nyihanganira nta support igeze atanga muri ubwo buryo usibye kubyara kandi babyaraga kubera ibibazo simbizi n'abimbwa ariko ibyo ndabitekereza nigeze mbikubwira ngo urugo ruhoramo amakimbirane urubyara indahekana nk'uko ubona inkoko ituraga imishwi buri kwezi cyangwa buri mezi abiri kuko impamvu bigenda gutyo ahanini haba ikibazo iyo nyine bitari kwa kundi byabagwiriye wenda akenshi nyine usanga nk'abantu bakiri batoya geze gutya barabyaye umwana wa mbere bahise bishima bahise barya akantu bahise basama nk'uwa kabiri ahanini rwo ruhoramo amakimbirane usanga n'umundi haba harimo za ntonganya za buri munsi cyane ko hakabaho kwiyunga biganisha ku kwisanzura kwiziyuna se umugore n'umugabo biyunga bate bamara kwiyunga kandi kabebe undi mwana akabari cyane ko reka tuze ku kantu Sadi urakomerezaho ubyibuke umuntu uzi ubwo buzima ntabwo yakabaye wa muntu utega undi minsi ndetse akanamwereka success yagezeho yishongora ntanagaragaze ko ari kubw'impuhwe z'Imana kandi ko twazigirirwa n'undi muntu yazigirirwa akabikora mu buryo bwo kwishongora uzi umuntu ukubwira ngo iteka uzampora inyuma ngo nta hantu uzigera uhurira nanjye nk'ahari ubigera uwo muntu uri kumwumva Satani yari umwe mu bamarayika bakomeye mu ijuru akomeye mu ijuru kubera ubwibone bwe n'ubwishongore bwe Imana yamwohereje muri iyi si aza kuba umutegetsi wawe ndetse we n'abamarayika be b'amademoni yemeye kumukurikira tuzi abantu benshi Imana yagiye igerageresha ibintu no mateka ya Bibiliya bikanabafasha rwose ikamugerageresha ibintu akageraho niyita Imana noneho nawe ubwo akabona ari kuri rwego rwo kuba yakora ibindi bintu akirengagiza cyamuhaye ibyo bintu mu nyuma akabubwira ati uri umwana wanjye ibi ufite n'inyo biguhaye reka mbitware impereye kuri buri kimwe cyose uyu munsi success yawe ikubere isomo ryo gutanga ku bandi ubereka yuko nta kwiheba kuri mu buzima nikubere intwaro yo kwishongora ku bantu bro ngo rekane ko Imana yagukunze kurusha abandi bro byibuze niyo wavuga ati ngo ibi nakora ngo ntago byubaka igihugu wowe ubwo buteka mutwe mukora ngo kuvuga ngo Imana ngo yambwiye ugasengera umuntu ibinyoma nawe ubwo utabashe kwisengera ukajya kumwaka amaturo nandi y'ubusa ubusambanyi mukora sibyo ubwo nibwo ubwubaka igihugu come on nimukumva ducecetse nibakumva muri kumva bacecetse gajya ngo ibintu ibigorye wa mugani wa tafugenge ko tuvuga suko imitwe iri mu busa ngugambye batanze urugero rwa hip hop batwamenya yego man bo tuvuga ntago uko imitwe iri mu busa man yewe reka nkubwize ukuri wa mubyeyi we mama Charlene kuko reka ko nubahanye umuryango n'ababyeyi mfite amakuru kuri wowe mabi kuko nta meza nzi kuri wowe mabi nashyira hanze akangiza umuryango wawe ariko sinundi siko wangiritse kireka gusa kwangiza abana uribuka umuntu umwe mu bakuzamuye reka muhe urugero musunutse mu ntukirizo wabanze yumve ko byose bishoboka kwataka abantu bita injarwa udatunze umugabo ubiyemera ngo naho bazi wasabye umugore akamukwa
akajya mu murenge agasezerana buretse akajya mu murenge agasezerana akajya mu rusengero akamanika ikiganza akarahira wowe uyu munsi sinzi ukuntu bavukoresha imvugo nyenagazi ntago nabivuga nawe uzi uko wabanye n'umugabo wawe ukamufata ukamugira injajwa injajwa iruta wowe buretse aho turahagera injajwa iruta wowe injajwa iruta wowe bagiye kujajwa amabanga y'urugo rwawe niyi ese uyu munsi iyo utaza kwiyangaje imbere ya kamera ngo uze utubwire ibyawe n'umugabo wawe utubwire ukuntu baguhondaguraga kuri aritari utubwire ukuntu bagusenyeyeho amazu utubwire uyu munsi kuba turimo turakuvuga mu masherene cyangwa waduhaye base yo kugira ibyo tuvugaho come on mani mujye mukora amakosa munirenge n'ingaruka zayo umunsi ushorera nabo bana ubajyana kuyoboka Amana TV badafite imyaka y'ubukure badafite iki wazwi ma protection uburenganzira bwabo utambwira ko yasebeje umubyeyi wabo kuri kamera rimwe se umubyeyi w'abana Papa Charlene nimba hari umugabo wagowe muri iyi si ni Papa Charlene warenganye Papa Charlene yaragowe no ikiza cy'abana nigeze kuganira n'uyu mugabo rimwe nigeze kubona muri we nganira nawe rimwe turi off mic yabonye ibiganiro nakoraga kenshi cyane so baransura turaganira off mic nk'abagabo nyine tu burya kuba ufite urugo biranafasha cyane yasanze ku kazi ndi kumwe na Ali turaganira tu nk'abagabo pana kuganira by'akazi n'iki arambwira nti even na Charlene ankunda kubi azi ko nise uri kubyumva mbese inshingano z'umupapa ku bana barazifite man ubwa mbere ababyuka murabyibuka afata umwanzuro wo kuza imbere ya kamera ko tuzi ko twari umugabo w'igisimba w'igikoko utabaho wa mugabo mwana urakana kurgira umuntu usanzwe abo benshi batungwe no kubona Papa Charlene bashangaze Jane batanzeho comment ba Eliane batanzeho comment kubona umugabo uzi imbere ya kamera akavuga ati umugore wanjye narakubabaje ndabizi ko nakubabaje kubera impamvu ABCD ariko nisubiyeho narahindutse ku rusengero barabungaga buri munsi ngusabye imbabazi imbere ya kamera Imana n'urukundo Uwiteka ni nyiri impuhwe kandi adutoza kugira impuhwe no gukunda itegeko rya mbere ry'Imana riruta yandi no gukunda mugenzi we nkuko wikunda wa mugore w'umuvuga butumwa ahoragarira buri munsi ngumugabo yakoze iki gisimba n'iki ntigeze mu mutima atekereza kuba ngo namuhimba bazi byibura tugora n'umunsi warimo atari gusubirana byibuze gura baganire ku bibazo byabo icyo yavuye no kumbuga nkoranyambaga hari ikintu nashaka kumubwira nzi neza uribuka umunsi hari abantu mutari mumeranye neza bakuzamuye kuri YouTube mukamara iminsi mudakorana Mama Charlene uri kubwira uwo muntu uramuzi muri wowe uzi n'icyatumye mu mara iminsi mudakorana uzi n'ibiye biri hagati yawe nawe ibyo nanjye ndabizi ariko impamvu ntabivuze mbimaranye igihe kinini kigera mu mwaka impamvu ntabivuze nuko narinjajwe nkuko bivuga ngo turinjajwe hari bidagomba ibyo ngibyo ni byangiza famille kuko ari ubujajwa ayo madolari 5 uvuze ngo yo kubona kuri yavuze ngo kubona kuri views kuri kucyogere mu nkuba iyo nkuru nyikoze nabona amadolari 400 ariko naba ntangije ubuzima bwawe ubw'abana bawe n'umuryango wawe n'ubw'umuryango w'uwo muntu nabwo nabamburangije ariko ntago aricyo kitubeshejeho twebwe nugushyira ku murongo ibyangiritse tugaruka kuri ya point wambashijeho ngo yiza ngahe man amafaranga ari mabi nasabye Imana ngo amafaranga tumuri ikintu nasabye Imana uhita umuhanga uhita ugira PhD umva ikintu nasabye Imana ngiyewe nasabye Imana ngo izampa ubuzima bwiza ariko sinzakire aya ubuzima bwiza bujyana wenda no kuba ibyo ukeneye kuri narabisabye mbone ibyibanze nkeneye byanjye n'abana kuko nahuye n'abantu babonye amafaranga bura mwana aravuze ngo kugira ngo umenye umuntu uzamuhe buri kimwe uzamuhe icyo adafite mu buri kimwe cyangwa se umwambure buri kimwe nibwo uzamenya umuntu wa nyawe uyu mugore mu buhamya bwe menya yarigishijwe gusoma na Bibiliya ayo mashuri avuze ngo abirabanza niyo yize
niyo we yize uzi ko umuntu kuvuga gutyo reka ari yavuze ngo bazamubwira amashuri yize reka nyavuge noneho uwo muntu uri kuvuga gutyo arimo kwigira masters uruguma amasherere uwo muntu uri kwigira masters niho ni kugira inama ngo kosore bitagenda niyo mpamvu yirebye kuri channel yawe ya YouTube usanga abantu basigaye bakurikira abantu mu nganje ubwenge urahirwa ugirirwa ubuntu bwo kuba umuntu yiga masters akugira inama akakubwira ikosa wakoze iyi nkuru nimuyifate nko kwibasira mu masharirene ndabinginze muyifate nko gusubiza ku murongo uyu mugore yataniye kurenza ibindi byose nasabye ADPR inshuro zirenze imwe kuba yagenzura abavuga butumwa b'inzaduka bakora ku mbuga nkoranyambaga uyu mugore mu masharirene kuko rero ko abantu bavangirwa bakanavangirwa burundu yajoyininze timu yo kubeshya abanyarwanda ibinyoma byo kugaragaza ngo ngimikirizwe yabahoze mu butinganyo kwa Shangazi Jeanne tukimara gukora iyo nkuru sinzi niba umamagara afite warayisurangira niho ngiye gusubirayo mu butinganye se kubakiza kujya kubasengera man buriya hari ibyo ureba ukumva ushaka gukira indwara yarayirata hari umuntu wambwiye ikintu uteka yose nyigenderaho kuki dukunda kwibasira aba bantu twita abakozi b'Imana tuzi Imana bakorera none se nyine mwaretse mwabahaye amahoro nukuri ko Imana turayabahaye ariko ikibazo cyonyine nuko babeshya ko bakora rugira banabeshya abantu babeshya ko bakora Abanyarwanda babeshya ko bakora isumba byose kandi afite izindi Imana bakorera ikibazo wazana ubwo ibyo byabo bakabizana mu bantu babumvisha ko ibyabo ari byo by'ukuri babumvisha ko ibyabo bije guhindurira umuntu ubuzima babumvisha ko ibyabo bigiye gutuma umuntu yegera Imana kurusha ADPR ikintu kimwe ngewe navuga dusa nk'abagana no ku musozo zangingo zanjye ebyiri watumye nazivuga ahubwo nshaka kwisorezaho gato uyu munsi namushaka ko izina ryanyu rikomeza gusigasirwa mwitandukanye n'abantu mubona batari mu murongo umwe namwe by'umwihariko batatiye umurongo wanyu wo kwigisha kubasohoka mu izina ryanyu mu gusohoka mu izina ryanyu nka ADPR bituma twebwe twizera uwo mukristo wa ADP kuko ngo turi ADPR akaduha iby'umubiri dukeneye iby'umwuka impamvu ataduha iby'umwuka nuko nabyo bafite ikintu kiba kibabaje point ebyiri z'uyu mudamu nari nsigaje nk'umubyeyi nta mubyeyi buriya ugaragaza igitsura cye muri rubanda kera kiga muri primaire hari gihe umwana ajyaga kosa bagatuma umubyeyi akaza ati mu mukubite ati mwihorera akavuga ati cyane bakirize bajeye mu gitondo igihe umwana yazaga afite ibibyimba ku bibuno by'inkono umubyeyi yamukubitiye mu rugo kwaguhibanga umwana no kumuhana mu buryo bwawe ibaze kubaha umuntu ungana gutyo ariko wowe ubwe kwibaha n'ibihari kubahisha ese wa mugore ko nakurenganya guzubaha umugabo nawe ubwawe utiyubaha mama Charlene bibabaje ndacyakugaruka azi ubwo umugabo watuma umugore ushirika isoni kuri urwego byose ibindi bibazo uramutunga nyine nibwo buzima burimo hari n'umuntu kwikundira gutyo ariko jewe umwana w'umusinga ibyo nabirahiriye nta misibiri nahamara nagwahukana n'umugabo nkagenda nkabwira mama ati mamayi nanavuga mamayi ti mamayi we nta mugabo wawe ukagira nakwahukana ngewe uzi reka nkubwire mani tugira reaction zigiye zitandukanye aho kugira ngo nkubite umugore ndambura ikiganza cyanjye ngishyize ku mugore icyo gihe baba wayima nazinga bitangiye gukubita umugore ubundi nge intambwe ebyiri za mbere z'ububwa ngewe mbona umugabo akora gukubita umugore no kumwicisha inzara ibindi kwihakana abana mwabyaye ibindi byo ukuntu nyine ariko ibyo ni bimwe mu byibanze ubwo ni uburenganzira bwa indi point ya gatatu nta muvugabutumwa uvuga amagambo nk'aya ngaya nta muvugabutumwa ugaragaza umubabaro we nk'uyu imbere ya rubanda umubabaro ubwishongozi umubabaro bwe mu buryo bwo kwishongora mani yishongoye ndababara mani uzi ko mugani utamenye yavanaga amenya hanajya
mama Charlene uziko wibagiwe buriya cyagihe ugogaga agaceremwa agaceremwa kagasabone kaba kashize uziko wibagiye cyagihe dakana ko mbyihorera oya hari ukuntu yaba ari ugusesereza nanjye nambaye nkawe icyo nengeye kugaruka kuri iyo point waruzanye nka Charlene wabayeho mu buzima bubi akaza avuga ivugabutumwa rishingiye ku buzima bubi yabayemo niwe muntu wahuye kuba atanga urugero rwiza rushingiye kuba atishongora ashyira imbere icyubahiro cy'Imana kurusha uko we yishyira wowe nago uzi ikintu kimwe mama Charlene yakoresheje umugabo we kugira ngo agire izina agire hit afite uyu munsi iyo ni strategy yakoreshejwe n'abagore benshi bo muri ADP bakoresheje abagabo babo kandi bakigaragaza nk'aho ari innocente ba marayika ariko bigeze icyizere gana ariko mujye mutekereza namwe iba ari iminsi 40 ese umugabo sibyo umugabo araza koko akagukubita bira mupango akagutuka nubwo ari igikorwa cy'ubugari nyine akagutuka buretse gatuma reka kugutuka reka tureke kukubita umugore arifata akagusuzugura bira mupango come on buriya niba hari abantu bambere bantera ubwoba Rem say it nabarokore nakuriyemo bagira imitima nka 80 n'amashusho nka 200 byose reka mubwire ikintu cyose bari yorobeka buretse suze kano kantu bro namaze imyaka 20 na barokore ndumurokore wo muri ADP navute nsanga mama aba muri ADP uyu munsi aracyarimo abana bose mugo twakuriye muri spirit yo kuba abakristo bo muri ADP nabanye nabigiye kinini I know them bagira imitima nka 40 n'amasura nka 200 uko asa mu rugo siko asa imbere ya bene se you got it niyo mpamvu muje nibi bintu by'uyu mubyeyi yagaragaza gishusho ye y'umugabo we mbi imbere ya rubanda tukayibona koko ariko akirengagiza ikintu cyatumye ishusho y'umugabo we bambi ubusu uyu munsi umugore afite 50 ku bana n'umugabo afite 50 ku bana sibyo uyu munsi umugabo agiye kurega umugore bahita mu mwaka umugore niwe ufite abana mu nshingano icyo gihe rwose uburyo budaciye imbere y'amategeko umugore arimo arakoresha abana ibintu by'urukoza soni ari kubigisha imico mibi n'ikirego cyonyine gituma umugabo bamuha abana abana nibakurana n'uyu mugore bazagira imico nk'iyi ngiyi ABCD mugende kuri ibintu byo gutozwa abana nyine y'abana banjye urumva uyu mugore atasigara na Charlene ufite imyaka y'ubukure yo kwihitiramo nagomba kuba ari Charlene yashatse oya hari ibintu ushingiraho ujyana kandi ikindi cya kabiri uwo mwana wambaye ubwo busa afite imyaka 16 ni ukubwira nyine uwo mwana witwa Charlene reka n'iki kintu nyivugeho urerwa na nyina uburezi bwe buri kwego rwo hasi kandi cyane n'ishuri kiga bishaka atabishaka kabireka ibi byose rero bigahura n'ubujiji bwabaye buretse gato mu mateka mabi nyina yagize yo kuba atarigeze yiga kugira ngo umubyeyi utariza kubwire ngo wige biragoranye cyane turenze yikiza ibaze kugira ngo umubyeyi abone umwana amaze iminsi 3 mu rugo atari kujya kwiga kamwihorera turenze yikiza turi kurera cyangwa turi korora come on bro nibi ngibi rero ari gukora bya video wanamugiye inama nabyumve ubundi umuntu atize nta nubwo bashaka kumva kuko umuntu wize uribaza umuntu muri master urabaza ngo se ngo warengeje abiri umva n'amagambo uri gukoresha byonyine man ubundi hari ukuntu umuntu avuga agahita abona level of education yawe wari kuvuga gusa agaca uyu muntu ni niti ayo muntu shane nyirakidebe bitewe na ton ari gukoresha ngo mwumve yito mwayumvisha umuntu wize yemera ko buri gihe igitekerezo gisa ari isomo gishe ni isomo rero nimba uhawe igitekerezo aho kugira ngo cyumve ukaza kukirwanya ukacenyura mu buryo bw'umugore mwana bigaragaza ubumenyi ufite bigaragaza uburyo wakira abantu biga nese nimba umwana wawe utiga
ushobora gutuma mvuga nk'aba black American man. oya nkubwira ibyo ngibyo nawe wabuzanye kwishonga aho utangiye kuzana ubwibone wenda wowe nuko atari umuvuga butumwa tugaragaze Minerval. icyo tugarukaho ntabwo hano tugamije kugaragaza Minerval cyangwa kugaragaza kuri yagize amashuri menshi kurusha tugaragaza ntabwo ngura umuvugizi w'Imana ndi kuvuga ngaho nyumvire ngo intebe niceho nisiho bayiguze ngo kamera siwe warayiguze kugigura byavuye he wacuruze butike wajyaga Dubai ukajya kurangura imodoka ukaza kugura iyo kamera cyangwa nubwo bujajwe nk'ubwo uvuga uwo nguwo yagize nk'ubwo bwawe we n'ubwo bukagura ubwo bukaba bwamupfubanye buriya reka ngubwire Sadi kinyuma giteguye neza kiratsinda kuruta ukuri kutashyize mu bwenge kuri makajagari exactly bano bagore bano bavuga butumwa kazi nabanyebinyuma kuva ku ijambo ry'ino ku ijambo rya nyuma man nabanye nabo uzi umugore ufite umugabo mu nzu umusambanya umuvuga butumwa kazi akamugarama n'umutwara sibo we abizi ko umugabo muri icyo gipangu akabihakana kandi ngaba muri ADPR cyahita bitugarura kubera mu byumba by'amasengesho ibyo ntabwo nari mbamari ibyo nibyo tuba dutekereza nta kibazo ariko ibyo nkubwira ntabwo buhari hari abajyayo mfite amajwi ya mutwara sibo tuganira n'amashusho ati mugabo turamuzi hano ibaze nk'iyi sibo tubamo mutwara sibo azana muri iki gipangu none uwo mutwara sibo yabaga munsi y'urugo rw'uwo mugore uyu mugabo angati yarahaba baje akana nguyize ngo sitonto abantu runaka ngo sisheri wari runaka come on bro mukajya imbere ngo iteka mana nayideleza la bote nazidela hano barahuriye mu bigo by'amasengesho kadusoze tubiharira abanyarwanda by'umwihariko nabo bagiri igitekerezo baduha muri commentaire by'umwihariko abana ni icyaka uko bigaragara iyo umuntu akora ikintu kitagenda muri societe gishobora kugira ingaruka zitari nziza muri societe by'umwihariko ariko wa muntu ufite icyo amariye societe ufite ubutumwa atanga muri societe bukumvwa na benshi ntabwo icyo kintu yari kibi twamushyigikira ngo tumuvuge nitumunenge tuve twagendera muri icyo kirenge ngo nuko buri gihe avuga ikintu ugasanga ni cyiza wenda bijyanye n'ivuga butumwa ibyo rero iyo uwo muntu afite abantu nk'abo ngabo iyo tunabonye ikintu kitari cyiza turamunenga kugira ngo na babandi yigisha babone ko uwo muntu atari umumarayika wenda mu buryo bumwe ari umuntu ariko nanone ukora amakosa noneho byaba byiza yaba ari wa muntu numva agahinduka bikagaragaza ko wa muntu koko nuwo yabwira nawe bimworohera guhinduka ariko kubera ko yamubwiye mu buryo bwiza cyangwa se ubundi nigeze mbona inkuru ejo bundi y'umupasiteri muri ADPR yego note dusoreza ariko uvuga ngo amashayina baziyungana ati barinda gusubirana babirimo baduha igitekerezo tuwe kugira ngo byanashoboka ngaho komeza usoze by'umwihariko turagushimiye cyane kuri wowe wadukurikiye kuba twari kugeza tugiye gusoreza aha ngaha kuri akoze subscribe ni iby'agaciro ndetse nawe utarakora subscribe nakubwira ni kora subscribe uzajya uwa mbere mu kumenya byinshi biba bitandukanye byinshi biba bigenda bivugwa unabigiramo uruhare uduha igitekerezo cyawe muri commentaire njye nari kumwe na Janvier Romeo njye ndi Sadiki umunsi mwiza Imana ibarinde.